na rimwe Eliya yongera afata ijambo aravuga ngo nimuhamagare cyane ahari iyo mana yanyu yasinze cyangwa hari aho yagannye ariko ndashima imana yacu ntabwo igisinzira ndashima imana yacu ntabwo igihunikira ndashima imana yacu haba nijoro irareba haba ku manywa irareba batiha irareba badutuma abarozi irareba aya bisa siri bini popa rabonetika rabonema zamura haleluya itubereye maso itubereye maso ndumva imana iraha gira mugenzi wawe birahari wongera uvuge birahari wongera uvuge birahari wongera uvuge birahari Imana yabwiye Yesu iramubwira ngo ukigenda Yeriko ntuzane ibintu byinshi wowe uzenguruke kandi ariko nugera ku mwanya wa kabiri uvuze induru n'amakoro yerekeranye ubwira mugenzi wawe wari uzi ko hari Yeriko iri turwa n'uko bavuze uyu munsi marayikaranzwe cyaka akumva we rekosika shaibo eta siko saywa eriko sidene esaibo litone lelelesa eto satika sita edeneko shingabo etoriwa enewa eto sakita shaibo erotaiwa eneko sia dolebo sido nigosha nagushimiye ko wejeje ibiganza byatanze amaturo bibihabwa umugisha muri byose kandi ibyacu bitangwa n'ubwoko bwawe bakabitanga n'umutima ubikunze bagatura amaturo y'umutima ukunze bagatanga amaturo y'amashimwe ubamugisha utagabanije dusenyeye irivugabutumwa tugiye kwakira none umwuka w'Imana nabe mu muvugabutumwa ole tarasedabo nagushimiye ko amuhambiriye impamvu nukuri ugiye kumuvugiramo haleluya nimukomere Imana yemereye ko igiye kumuvugiramo iri jambo agiye kutubwira n'umwuka w'Imana uvuganye nawe nagushimiye ko tunezerewe tarasekabo ribo sitoriwa eneko shaibiniwa tete sakita Yesu we nagushimiye ko bariyeri zikuye imbere yawe bariyeri twasitaraga zikuye imbere yawe bariyeri ababyeyi basitaraga zikuwe bariyeri abagabo basitaraga zikuwe bariyeri zababuzaga gutambuka dosine bo ben ariye ben Imana irambwiye ngo iraje kandi iraje ntabwo iri butuze imbere yawe irambwiye ngo iraje kuzuza ibituzuye kandi Imana irambwira ngo itegura igitangaza cy'amafaranga kabiri witegura urugendo rw'amahanga indege iragutwaye ku kibuga Kanombe terese kabo eneko shayibiriwa Imana irambwira ngo mbwire ngo iritambitse kandi nta rupfu ruzigera ruboneka mu nzu yawe ku bana bawe irigwatiriza ku mugore wawe irigwatiriza ku buzima bwawe irigwatiriza Imana iraje kandi ije gukora nabwe ngo mwakira igitangaza cy'amafaranga muzajya murebana n'umugore ukibaza uko bigenze uzashimira Imana kuko ari ibikoze tuyiramburire amaboko irabikora urakoze Yesu haleluya Imana y'Imwijuru umugisha ndashima Imana ko nongeye kubana namwe reka aya magambo ndayavuga maze gusoma iri jambo kuko mbere na mbere Imana aravuze ngo nuko agejeje mu gihe cya gutamba igitambo cya nimugoroba Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu Mana ya Isaka na Isiraheli uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli kandi ko ari wowe umugaragu wawe kandi ko ndi umugaragu wawe nkaba nkoze ibi byose kubw'ijambo ryawe mwakemeza ijambo ry'Imana ndashima Imana ko mbanye namwe
sanzwe mbana namwe kuko umushumba ndamukunda kuko niwe muntu wa kabiri wigeze yamanurira ibintu bikomeye babaye pfiriye mu ihema yigeze yamanurira ibintu bikomeye. Ni umuvugabutumwa wambwiye ati ngwino tujyane tujye kuvuga ubutumwa, ngira ngo nibwo yaranambonye rwose, arampanurira ngo Imana izanyubakaho itorero rikomeye. Hanyuma yari umuhanuzi wa kabiri mbere y'uko Imana yari imaze kubimbwira nkikizwa, kuko nkikizwa iryo ni ryo sezerano rya mbere nakiriye, ko Imana izanyubakaho itorero rikomeye, ikampa itorero rikomeye, ikampa urusengero. Hanyuma rero nawe nje gusenga ntumiwe n'umuvugabutumwa, yewe Mana yanjye uzi ko nakimwibuka, nyibutse izina rye, uraryibuka wa wundi waturukaga i Kanombe ikabuka, nawe ntukimwibuka. Imana yo mu ijuru idufashe, urumva. Ariko rero nanjye ndi uw'umumaro ku buzima bwawe, urumva umuntu turimo kwibukiranya ariko ngiye tukaba tukiri kumwe, ariko dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Hanyuma rero icya mbere yamanuriye yarambwiye ngo Imana iramubwiye ngo izamura urusengero, kandi ngo izamura urusengero runini. Mu bigaragara hari igihe umuhanuzi ahanura areba ukavuga si urusengero koko, kuko hariho n'igihe ureba amaso ugaterera ku bantu benshi ukabona bagaragara ko bakomeye ntazo bafite, ariko wowe wareba wakumva Imana ikubwira ibyo. Ariko kuko nizeraga ndavuga ngo Imana yo mu ijuru iguhe umugisha ku byo uvuze. Hanyuma rero ndashima Imana ko ubuhanuzi yahanuye bwasohoye. Abantu bari hafi uru rusengero ahantu ndi ruragayitse, hari abantu bari hafi. Uru rusengero urabona rugayitse koko. Ikindi arambwira ngo kandi urusengero uzayobora hazaba hari n'amashuri. Uri umuhanuzi kabisa, uri umuhanuzi ndakwemera. Hoshi aya si amashuri. Tugarukira Imana igukomereza amaboko. Hanyuma rero nashaka kubabwira ngo ni umuhanuzi w'Imana kandi yahanuye birasohora. Rero ndi umugabo wo kubihamya ko ari umuhanuzi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana imuha umugisha, kandi iteka ryose nkihumeka nzi neza yuko nzagumya kumushyigikira, kandi nawe azanshyigikira. Dukomere Imana yacu amashyi cyane. Hanyuma rero dusomye ijambo ry'Imana, dusanze uyu ni Eliya niwe wasenze iri sengesho. Arasenga ageze igihe cya nimugoroba, igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, avuga ngo Uwiteka Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko uri Uwiteka Imana. Ndumva ashaka kugira ngo mpagurukire ku ijambo rimwe nahaye muri kuvuga ngo uyu munsi bimenyekane ko ari Uwiteka Imana. Uyu munsi bimenyekane ko ari Uwiteka Imana. Asifiwe Yesu. Eliya rero ndamukunda, buriya nanone nkuko ndi kukwemera, buriya Eliya nawe ndamwemera. Kuko buriya Eliya ni umuhanuzi nemera kandi mpamya neza Imana nitugirira neza tugahabwa ibyasezeranyijwe tukajya no mu ijuru. Nzarebe Eliya aho nzamusanga, mubwire Eliya koraho umuntu w'umugabo kabisa. Eliya niwe muhanuzi, abiga teoloji baza bavuga ngo ni umuhanuzi w'umuriro. Umuhanuzi w'umuriro. Mbese nta mikino yagiraga. Nta mikino yagiraga, kandi Eliya niwe wenyine washiraga
agashira amanga. Kuba ari umuhanuzi w'umuriro byavuye ku mwami witwaga Ahaziya ngo yahanutse mu idirishya risobekeranye aramanuka mu cyumba cyo hejuru no hasi ngo pi yirimba hasi. Akikotora hasi ngo akuramo imvune yenda no kumwica. Aravuga ngo reka ntumi intumwa zijye kundaguriza ikigirwamana cya Ekoroni. Ikigirwamana cyitwaga Beelzebuli mukuru wa Ekoroni. Bibiliya rero iratubwira ngo aragenda. Buriya hari abantu bafite intumwa bakunda no gutuma. Niba hari abantu babaho bakunda gutuma, harimo n'Abanyarwanda, hagatumaho n'abantu bitaga Abayuda. Abanyarwanda baratuma bakunda gutuma. Iminsi ishize i Kayonza hari umwana twigeze gusengera. Tumusengera arwaye abadayimoni, nze kumva numva barivuze baravuga ngo turi Nyabinge 5 ngo kandi bamudutumye ngo tumutware. Kera mugenzi wangu ngo Abanyarwanda batazi gutuma. Abajyama batuma bagatuma na Nyabinge muntu we kugira ngo ntibazi gutuma. Abatipe batuma bagatuma n'amahembe kugira ngo ntibazi gutuma. Ave byiwe ahubwo Imana igomeze guhagarareho ntibazagutumeho. Baratuma rwose kandi niba hari ikindi kinabonye abantu batuma. Abayuda bo baratuma. Bayuda baratuma. Umugabo umwe witwaga Morodekayi yigeze kuba ari kwirembo amenya indandiko zanditswe, abwira Esiteri wari uri ibwami, aramubwira ati umenye ko amateka yahindutse amazi si yayandi, utuvuganira ibwami kubw'inzandiko Hamani yanditse. Bibiliya iratubwira ngo Esiteri aramubwira ngo ubu tuvugana amategeko y'ibwami hari uko avuga. Aravuga ngo yaba umugabo cyangwa umugore atari umwami umuhamagaye ntabwo byemewe kumugeraho. Rero nanjye muje igihe cyanjye cyo kugira ngo mbe nagera ibwami kitaragera, ariko twebwe byatuyobeye, twebwe tubona nta nzira. Hari intumwa twatuma, nimugende musenga amasengesho y'iminsi 3. Muri ayo masengesho rero muri gutuma aya masengesho, aho muri gutuma nanjye ubwanjye nibwo nzahaguruka muri iyo ntumwa ngende negera umwami mubwire. Ariko nta ntumwa y'amasengesho sinatinyuka. Bibiliya tubwira ngo baragenda barayasenga umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, ngo Esiteri yahagurukiramo. Nawe kumbi intumwa y'amasengesho Abayuda basenze ngo baragiye ngo icyambere ngo babuze umwami Yesu wabuze amahoro, ngo arara mu bitabo, arara mu gitabo bitashoboka, ngo arara mu bitabo. Abumbura paje ya mbere, abumbura iya kabiri, abumbura iya gatatu, abumbura iya kane, ageze ku ya gatanu arakwama. Bwira mugenzi ngo paje yawe uyu munsi yongereye ibukwe. Ngo hanyuma y'ibyo ngibyo ngo ayubure ngo abonamo ko umugabo witwa Morodekayi hari igihe yigeze gukora ikintu gikomeye ngo byandikwa mu mateka. Arangije ahamagara, ariko shatse kuvuga iki? Batumye amasengesho. Reka mubwize ukuri, ibyananiye abakomeye amasengesho aragenda akabihangamura, ibyananiye abaganga amasengesho aragenda akabishyiraho. Ingo zasenyutse pfa kuba batumye amasengesho. Dufite ubuhamya bw'abagabo bagarutse kubera amasengesho. Haleluya! Dufite ubuhamya bw'abafiyanse bagiye bagaruka barabataye. Niba ugira ngo ndakubeshye uzabaze na Yosefu. Yosefu yigeze yabivamo. Arabivamo aravuga ati kinige nukuri ntabwo nzarongora umugore nangwa umukobwa wabyayeho, nicyo ni igisebo. Ngo akigenda ngo marayika w'Imana baramukubitiye mu nzira, aramubwira ngo nikoye uragenda uhunze iki? Uriya mukobwa nubwo umwanga nubwo umutinya, humura, inda twite ntabwo ari ya Simoni na Nuzuri, ahubwo inda twite ni y'Umwuka Wera. Imbaraga z'amasengesho ziramugarura. Reka mubwire bazagaruka kubera imbaraga z'amasengesho. Abakuvuyeho bazagaruka kubera imbaraga z'amasengesho. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Narivuze ngo amasengesho arashoboye. Rero Bibiliya tubwira ngo Eliya
Eliya uwo mubona yindi mbabwira ko ari umuhanuzi w'umuriro, ariko twihuse gatoya Bibiliya yatubwiye ngo Eliya rero nanone mu bintu mukundira ni umuntu washiraga amanga, amaze kumenya Ahabu ko yimuye Imana ya Isirayeli kandi azi neza amateka y'Imana, ngo we yagize ishyaka nta n'Imana imubwiye. Ndashima Imana ko buri Imana yo igishyigikira umuntu ufite ishyaka ryiza. Mushumba buri Imana ntabwo itazagushyigikira kuko ufite ishyaka ry'ibyiza. Bwira mugenzi ngo nawe nugira ishyaka ry'ibyiza izagushyigikira. Eliya rero ubwo agihaguruka harahaguruka ngo aragenda abwira Ahabu, ngo arangije aramubwira ngo umva, uhereye none nshingiye ko wimuye Imana ya Aburahamu ukimura Imana ya Isaka na Yakobo ugasigara wimitse ibigirwamana by'umugore wawe Zebeli, aka kanya Uwiteka nzi neza kwinyumva kandi wishingikije ku kigirwamana cya Bayali, ikigirwamana cyaribaga hejuru cyari gishinzwe imvura, ukishingikiza ikigirwamana cya Shera cyo cyabaga ku isi gishinzwe ubutaka ngo nicyo cyezaga imyaka, ariko kuko ndi Uwiteka uhereye none kugira ngo umenye ko ariyo kugira ngo umenye ko ariyo nta mvura izagwa kandi uretse n'imvura nta n'ikime, maze turebe izo Mana wishingikirijeho. Duhe Imana yacu icyubahiro, turebe izo Mana wishingikirijeho zizakumarira iki. Ako kanya Eliya akimara kubivuga ahita aca warigendera, amaze kwigendera Imana yamubwira ngo Eliya ukimara kubivuga ko ndagushyigikiye kuko ibyo uvuze ungiriye ishyaka ryo gukora umurimo wanjye, ariko aka kanya none ubwo inzara izatera wowe uzajya, ariko humura kuko wamvugiye by'ukuri. Haleluya! Kuko wamvugiye by'ukuri, humura aka kanya ngiye kugutegurira, ngiye kugushyira ku kagezi bita Kereti. Aka kagezi ndashima Imana burya ntawe utakagira. Aka kagezi narivuze ngo ntawe utakagira, narivuze ngo aka kagezi ntawe utakagira. Aka kagezi Imana igitukurira abantu bayubashye ntawe utakagira. Nawe urebye wareba igihe umaze nta kazi, ukarya ukishyura ibishingwe, ukishyura abashinzwe umutekano, narimvuze irondo, ukishyurira abana, ukishyura na mituweli. Data we wumva si ibyo gusa na nyirinzu, ndavuga nyiribyondo nawe ukamwishyura. Nta handi ukura, n'aka kagezi Uwiteka tukwira abantu bayubashye. Haleluya! Aka kagezi rero igigacukura yakagucukurira ukajya ugubwa neza hafi n'ako kagezi. Hari abantu bigeze babona Imana bafukurira akagezi se? Yego, duhe Imana yacu icyubahiro. Mbaye ndi nkawe nazamura. Haleluya! Akagezi iragafukura, izigafukura uba muri Kimironko aho uba hose simazi, ariko Imana ikakagutungira abantu bakaza bibaza ngo abayeho ate. Naho kumbi ni akagezi yongera ifukura kandi kandi umva ndi guhanura ngo yongera ifukura kandi umva yongera ifukura iki akandi wazamuye. Haleluya! Bibiliya yatubwira ngo Imana iramubwira ngo kandi sinakagezi gusa, nzategeka igikona nzagitegeka kikuzanira inyama, kikuzanire n'umutsima. Ariko ndumiwe, kikuzanira inyama, ariko muze gukunda ijambo, kikuzanira inyama, kikuzanire n'umutsima. Nzategeka igikona ndashima Imana byose bigira amatwi. Imana yategetse birumva. Nzagutegekera ibikona. Buriya igikona cyabaga cyicaye kikajya guhaha kizinga iyo nyama ni iyacyo, kikajya ku ntebe y'akazi kizinga iyo nyama ni iyacyo.
byose biranayumvira. Igikona kigatekereza kikavuga ngo nubwo inyama nyikunze ariko kubw'itegeko ry'Imana. Haleluya! Kubw'itegeko ry'Imana. Imana itegeka igikona. Imana ikategeka igikona cyamara kumva kikavuga ati okay, urakoze. Kikaza kiguruka naho yari yaryamye hafi n'akagezi ngo ba. Igikona kikabwira Eliya ngo sha iyo atabarima iyi nyama nanjye nari nyikunze. Iyo atabarima reka mubwire, nubona umuntu agwaye bitanu umuntu we ntuzajye ngo nuko yayanze, ahubwo nuko ari Imana. Nubona umuntu asunitse mesaje muri telefone byaroroshye, ntuzagire ngo nuko yayarenzwe, ntuzagire ngo nuko nta mishinga agira, ntuzagire ngo nuko yamubanye menshi, ahubwo yumviye Imana. Ahubwo yumviye iki? Yumviye iki? Igikona kikaza kikabwira Eliya we nuko ari Imana. Iyo bitaba Imana nanjye inyama nayishaka. Haleluya! Buriya umuntu wese umaze guhembwa ahita apfa afite imishinga myinshi, ariko ijwi ry'Imana yanyumva imishinga yose asa nk'uyirengagije. Ndumva nshaka guhanura ubuhanuzi bukomeye uyu munsi. Imana yo mu ijuru hari ibikona yategeka. Reka tujye mu isi y'umwuka, reka tujye mu isi y'umwuka. Buriya Bibiliya tubwira ngo izategeka igikona kiri hafi na kure, kiri hafi na kure. Igituye Kimironko yagitegeka ikebe, igituye Kibagabaga yagitegeka bigakura, igituye muri Kenya yagitegeka bikebe, hakurya muri Canada byakwemera, muri Amerika nibishaka ibintu kwa butike byakwemera. Ariko reka mubwire ngo Imana igategeka igikona cyo hafi na kure kikazana inyama. Eliya akicara hasi akarya. Uyu munsi wa none ndahanura ubuhanuzi bukomeye. Uyu munsi Imana itegetse igikona. Imana itegetse igikona. Mbamubwire si ubuhanuzi wari usanzwe umenyereye. Imana itegetse igikona. Dore kuntu byakuyobeye. N'ubu ufite ideni uri gushaka inzira wayiyobewe, reka manure. Imana itegetse igikona. Reka mubwire uko tuvuga n'abana babone barishyurirwa n'ishuri, Imana itegetse igikona. Uko tuvugana reka mubwire n'imisoro y'abandi ntabwo urayishyura, Imana itegetse igikona. Rero Imana yo mu ijuru ifite uburyo igenza abantu babo. Imaze gutegeka igikona, ako kagezi ngo karakama. Eliya atangira kuvuga ati Mana ndabigenza hano, akagezi ko kamaze gukama. Mana ndabigenza hane ko akagezi gakama. Mana ndabigenza hane ko akagezi gakama. Imana yumva abantu babo. Iramubwira ngo Eliya nubwo akagezi kakamye hari ubundi buryo. Hari ubundi buryo. Buriya hari ukuntu akagezi gakama, ariko ndashimana ko burya habona ubundi buryo. Imana iravuga ngo hari ubundi buryo. Noneho mutegekeye umupfakazi w'Isarafati, uwo niwe uzagutunga kugeza iminsi n'ivuyemo. Ndashima Imana yo mu ijuru, humura. Imana igukore intabwo ishyizeho ubundi buryo kugeza iminsi mibi izaviramo. Ishyizeho ubundi buryo kugeza ubwo iminsi mibi izaviramo. Bibiliya tubwira ngo noneho ngo agitambagira ubwo yamaze kumva ijwi ry'Imana, ngo aragenda ageze ku irembo ry'umudugudu
hanyuma y'ibyo ngibyo ngo abona umukecuru ko umupfakazi ngo yatoraguraga udukwi tubiri niko bibiri tubwiye ngo hanyuma ngo akadutoragura naho Eliya ari kumubara uko atoragura udukwi ari kumwitegereza uko atoragura udukwi. Bibiliya atubwira ngo arangije aramuhamagara ati ngwino hano. Araza, akimara kuhagera aramubwira ngo rero nta mazi mutuzi. Ubwo Bibiliya atubwira ngo mutuzi, ngo mutuzi koko. Umugore aravuga ati amazi ayo nayo ibyo biroroshye, ahita yihuta nibako, arihuta yihuse cyane. Eliya avuga ati menya bya bintu byavamo, menya bya bintu biri bukunde. Aravuga ati garukira hano utarisubira, garukira hafi utarisubira. Hari ibyo ntibibagiwe. Umva, genda umvugire n'agatsima, umvugire n'agatsima unzabire nirire. Umupfakazi aravuga ati amazi yari ahari ariko hari icyo uvangiweho. Uko tuvugana mu rugo harimo agafu gakeya ni kurushyi. Ikindi hari utuvuta ni mu mperezo n'uturanguzo. Uko turebanye n'abana turi gutora utu tubiri ngo tugende tugasonge yewe n'umwana wanjye, hanyuma niturangiza dutegereze urupfu ubundi twipfire. Mujye mwumva ngo ubundi twipfire. Naho kumbi mu gihe wateganya ko nibirangira yipfire, Imana yari yateganyije ko aho ateganya ko agiye gupfa ni Imana yari yateganyije ko agiye kongera kujya mu buzima. Ndashaka kugutangariza ko mu gihe ubona ko birangiye ni Imana iba igiye gutangirira. Narivuze mu gihe wowe mu bwenge bwawe, mu gihe wowe mu bitekerezo byawe ubona ko birangiye, ubona ko birangiye ni Imana iba igiye gutangirira. Mbaye ni none yikomera amashyi. Bibiliya rero iratubwira ngo nuko ngo amaze kumva kubera ko yumviraga Imana, ni ukuri yumviraga Imana, ngo aragenda afata kwa dukwi n'umwana we ngo barazamuka ngo bageze iwe. Hari igihugu nigeze kubamo i Burundi, ni abantu bakunda ubugari, nanjye ndabukunda n'isambaza. Hanyuma hari ukuntu umudamu aza yicara gutya, yamara kwicara agafata agasafuriya agasonga ubugari abufatishije amaguru gutya, yicaye ku gasonga bugari, agasonga. Ngira ngo rero uwo mu gupfakazi nawe niko yari yicaye, yasonga umwana w'imfura akarabya indi miti gusonga vuba twirire ma. Ariko akavuga ati nushaka ugabanya mbere ubugari sukacu, ngo agasonga w'umuhererezi nawe akavuga ngo songa vuba amazi ariranyishe. Akavuga ati gabanya merwe kuko ubugari ubusu ubwacu bufite nyirabwo. Bibiliya tubwira ngo arasonga vuba ngo arangije abana babona nta mikino, ngo ateruye agakono n'imboga zose aragenda n'imbere ya Yari. Marangije ako kanya aramuhereza akoma, adoma, akatuga, adoma mu mboga. Eliya umwana arareba, umugore arareba, ngo arangije amaze guhaga. Reka mubwize ukuri, niba hari umuntu ushobora guhanura ubuhanuzi bwenyewe nangwa buhagije nangwa bwiza, ni umuhanuzi udafite inzara. Umuhanuzi w'inzara uretse kukubwira ngo uzapfa, umuhanuzi w'inzara uretse kukubwira ngo urakenyutse. Ariko reka muke umuhanuzi wijuse, umuhanuzi udafite inzara ararema. Umuhanuzi udafite inzara ararema. We niba mushaka ko umushumba wanyu aguma mu mavuta mumurinde inzara, ariko niba mushaka yuko noneho azaza bareberamo agahita avuga ati wowe urapfesha kuko nta kindi umuhanuzi w'inzara. Niba ugenda kubeshya uzasoma Itangiriro, Aburahamu amaze kugaburira abagabo, amaze kubagaburira, amaze guhaga, aravuga ati ariko ukokora inka nziza, ariko umugore wawe Sara ariye, Sara atari mu ihema, ari mu ihema. Sara undi aravuga ati izi nyama turiye n'aya mata tunyoye tuvire mwaho. Ati iravuze ngo Sara umugore wawe undi mwaka tuzamugarukaho afite umwana
kugeza aya masaha ngo kandi cyatumye bivuga ngo umugabo we ngo yarashaje ngo nawe kandi ngo igihe cy'imihango cyari cyararangiye reka byite gutyo ngo cyari cyararangiye rero Sara arireba njyabona yanakuyemo arabanza ngo yarireba asanga harakama areba umusaza asanga nawe byararangiye hari ukuntu biba birangira bikagaragara ngo ahereye kuri ibyo aravuga ati nuko muhasi ariko Sara nubwo yabonaga nta bimenyetso nubwo nta bimenyetso bibuza Imana gukora kuko byari bihanuwe n'abahanuzi bahasi byari bihanuwe n'abahanuzi bijuse ntabwo bahanuranye inzara ntabwo bahanuranye inzara ntabwo bahanuranye inzara ntabwo bahanuranye inzara Eliya ngo arangisha amaze guhanga haravuga ngo ni ukuri igiseke cyawe ntabwo kizabura nk'amavuta kandi imerezo yawe data we oriya masaka rabinisitase muraba ntabwo imerezo yawe izabura nk'amavuta kugeza igihe Imana izategekera imvura ikongera ikagwa abantu bakaza bagahinga bigakunda reka mubwire iyo mubashye Imana igiseke cyawe ntabwo kizabura nk'amavuta iyo mubashye Imana ukundira umuhanuzi ntabwo imerezo yawe izabura nk'amavuta mbaye ni nkawe nazamura haleluya wongera uzamure gatse haleluya Bibiliya iratubwira ngo nuko uko yahamye niko byagenze ngarutse gatoya rero Ahabu nawe imyaka yari imaze kuba myinshi hose harakakaye nta mvura igwa izuba ryaracanye abwira uwo bitaga Obadiya aravuga ati umva rero ca mu misozi yose uri mu masoko ahari wenda wabona utwatsi tukibobereye uzane tuyizi indogobe n'ingamiya unyura ahangaha nanjye ndanyura ahangaha tureba twashakishiriza Obadiya rero akihanyura ngo ahura na Eliya Eliya aramumenya Obadiya nawe aramumenya aravuga ati Obadiya humura genda ubwire sobuja ko uyu munsi tugomba guhura Obadiya aramwitegereza aravuga ati ariko wampemukira reba databuja amaze iminsi agushaka nta hantu atagushakiye yarakubuze noneho duhuriye urambwira ngo nigende mubwire ngo murabona ese nyimaze kuvanga nawe ukigendera nagaruka nkakuburwa ni wawe umunteje ndanze arangije aramubwira ngo humura ngo ngende umubwire ngo uyu munsi ndabonana nawe aravuga ngo kandi murahira Uwiteka ko uyu munsi ndi bubonane nawe Obadiya rero yubahaga Imana umuntu wese warahiraga ngo murahira Uwiteka yamenyaga ko avugisha ukuri Obadiya acaho aragenda akigenda Eliya nawe amugenda inyuma Obadiya aze kubona Eliya araje aha akimubona ngo ni wowe Eliya n'ibyago n'akaga wateje Isirayeli avuga ngo ni wowe wateje akaga Isirayeli wowe wimuye Imana yacu Imana wabonye imikorere yacu yayo urangije urayimura Bibiliya yatubwira ngo iki atazuyaje nta n'ibintu byinshi yari serious aramubwira ngo uhereye none rero uyu munsi tugiye guca impaka uyu munsi bigiye gusobanuka uyu munsi birasobanuka uyu munsi birasobanuka noneho bigiye gusobanuka enda tuzamuke ku musozi tuzamuke tugere i Karumeli kuko niwo bindi busobanuke kandi ntuze wenyine uzane n'abantu bawe uzane n'Abisirayeli uzane n'abahanuzi ba Shera n'abahanuzi ba Bayali abo bose tuzamukane ku musozi ngo bose n'ikirongo ngo barazamuka bagere ngo bahageze rero Eliya yavuze ijambo rikomeye Imana yanjye Eliya wenda gukunda banza yegera Abisirayeli arababwira ngo muzageza ryari guhera mu rungabanga uyu munsi niba Uwiteka mumukorere kandi niba ari na Bayali uwo nawe mumukore icyakora Imana iri bumanurisha umuriro iyo tuzaba ariyo dukore haleluya haleluya iri muri kwebwe ikibitubwira ni imirimo yose ikora abayivugana bibayibeshyera
mubagire inama barekeraho. Haleluya. Aravuga ngo uyu munsi bigombe bisobanuke, uyu munsi bisobanuke, si kera, uyu munsi bisobanuke. Hari ibintu Imana igiye gusobanura mu ruhande rwawe, hari ibintu Imana igiye gusobanura. Bibiliya tubwira ngo Abisirayeli ngo babyumva, bavuga ati kuko bari bamaze no gukakara cyane, avuga ati aho koko natwe iyo nama turagendeye, uri umuntu w'umugabo kabisa, natwe turagushyigikiye. Arangije rero abo bose baramugota, barababwira ngo nimuzane ibimasa bibiri. Arangije arababwira ngo ngaho nimubanze, nimubanze. Ngo bahita babanza, ngo bahamagara Imana yabo. Bari bafite uko batamba igitambo cy'Imana zabo, ngo bahamagara Imana yabo. Saa moya, bayari twumve. Imana yabo iraceceka. Saa yine, bayari twumve. Imana yabo iraceceka. Saa tanu, bayari twumve. Imana yabo iraceceka. Ngo bigeze nimugoroba, Eliya nawe ababonye ijambo. Nawe kumbi buriya reka mbabwize ukuri, aha ndafashije. Imana yabo bayari yarumvaga, suko itumvaga, yarumvaga, ahubwo yashakaga kumanuka ikahasanga Imana ya Isiraheli yabambye amababa. Imeze itya ihinguka mu mene. Bayari yakwitegereza kera, hari icyo twabaga dufite nk'inkoni turagiye, ugasanga tugeze urugomo dushatse kurwana. Umwe akaba ahagaze hano, undi akahagarara hariya. Ngavuga ngo ngaho renga hamumene, renga se renga hamure. Ariko wareba ko kurusha imbaraga twabyitaga ngo gusuna. Ayakureba ati kusumye. Bayari rero yari yasunye. Yarebaga Imana kuntu ihagaze, yarebaga imbaraga zishobora byose, yarebaga kuntu yaciye inzira ku nyanja itukura, yarebaga kuntu yagaburiye Abisirayeli impamvu mu butayu, yarebaga imirimo n'ibitangaza yakoze. Bayari gasuna. Reka mubwire ko utarapfuye nuko Imana zabo zarasuniye. Imana zabo zagize ubwoba. Reka mubwire si uko bataroga, ahubwo Imana zabo zagize ubwoba, zaragutinye. Ariko ubundi ngo bayari yarumvaga pe, yarumvaga ikitegereza, yareba Imana ihagaze n'ubumana bwayo n'ugukomera kwayo. Bayari kawe ati muhamagare nimwende muhodoke, nimwende mupfe, ntabwo matinyuka rwose. Biriya tubwira ngo barongera barahamagara, ngo barakotsora, ngo bageza naho bafata ibyuma barikebagura, ngo barebe ko bayari na shera byabo n'umubabaro wabo. Ngo ariko barahamagara ntibumve ijwi na rimwe. Eliya yongera afata ijambo, aravuga ngo nimuhamagare cyane, ahari iyo Mana yanyu yasinze cyangwa hari aho yagannye. Ariko ndashima Imana yacu ntabwo igisinzira, ndashima Imana yacu ntabwo igihunikira, ndashima Imana yacu haba nijoro irareba, haba ku manywa irareba, batiha irareba, bagutuma abarozi irareba. Aya bisa siri bini popa rakone tika rakonema zamura. Haleluya. Itubereye maso, itubereye maso. Impamvu ikiriho yakubereye maso, impamvu cyambara bikemera yakubereye maso, si uko abarozi batarose, ni uko Imana yarahabaye, si uko abanyamagambo batashatse kurusenya, ni uko yahabaye, si uko abakuvuga batagusebeje, ni uko yahabaye. Reka mubwire sinkubeshya, ahubwo ni uko nta nkovu y'amagambo, ariko iyo aba yari ihari umubiri wawe uba warahindutse madowadowa. Ariko ndashima Imana ko nta nkovu y'amagambo itureberera, ntabwo igihunikira. Imana ya Aburahamu ntabwo igisinzira. Wazamuye haleluya, wongera uzamuye haleluya, wongera uzamuye haleluya. Imana yacu ntabwo igisinzira.
ariko aravuga ngo nimwongere muhamagare rero iyanyu yasinziriye. Haleluya, iyanyu yasinziriye. Bibiliya tubwira ngo nuko arangije kuvuga ayo magambo barakomeza barahanyanyaza, ariko biba ayubusa. Nshatse kuvuga iki? Na mbere barananiwe, n'ubundi ntibagumye bahanyanyaza, ntacyo bizamara. Na mbere barananiwe, igihe yakubwiraga ngo humura mwana wanjye ndagukijije, na mbere barananiwe. Igihe yakubwiraga ngo barateza ariko ndateguye, na mbere barananiwe. Igihe yakubwiraga ngo dore warongeye gusara, mbere barananiwe. Igihe yakubwiraga ngo dore abana baba barasaze, dore barananiwe. Ariko reka mubwire, nibakomeze bahanyanyaze, Imana yacu iracyariho, Imana yacu irakomeye, Imana yacu ntabwo izadutererana. Uwo ni Yesu wivugiye amagambo, aravuga ngo yemwe abarushye ndetse n'abaremerewe nimuze musange mbaruhure. Hari undi unyumvise ngo zamure haleluya. Barananiwe, si mwe bakugiriye yewe, ahubwo barananiwe, ntibagomye bahanyanyaza. Haleluya, 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 haleluya. Ntibagomye bahanyanyaze, ariko barananiwe. Bibiliya tubwira ngo hanyuma bamaze kunanirwa neza neza, Eliya nawe ababonye ijambo, aravuga ngo noneho rero mwese nimwigire hino. Niba ari ikintu kimwe nshimira Imana, nzagumya nyishimira. Ntabwo izi ibikora bahagiye, ibikora bahari, ibikora bahari. Haba ngo yemwe mwari muri nakure, ahubwo nimwigire hino. Tumiwe mwari muri kure, aho mutanyitegeye, ahubwo nimwigire hino, nibigire hino. Umva, na ba bandi bagiye bibanze bakaruke barebe gukora ku Uwiteka iwawe. Aravuga ngo nimwigire hino, ngo koko barahigira disiwe, ngo bamaze kuhigira noneho ngo aravuga ngo noneho rero nimume nanjye iyo fizi mwasigaje. Ngo asana igicana ashinga amabuye 12, yavuga ngo ubwoko bwa Isiraheli imiryango yabo, ngo amaze ngo aci uruhavu impande zose. Waravuga ngo nimuvoma amazi mwuzuze, mumenye ko Imana yacu ikomeye. Ngo baravoma amazi barayuzuza, bongera buzuza n'urundi ruhande, bongera buzuza n'urundi ruhande. Imana irirebera areba, aravuga ati Eliya humura, sindi ugukoze isoni, ndi Uwiteka. Ndashima Imana ko itari bubakoze isoni, ndashima Imana ko itari bubakoze isoni. Sinzi niba munyumvise, ndi kuvuga ngo ndashima Imana ko itazabakoze isoni. Imana yaravugaga ngo Eliya we ubaye umugabo nyamugabo, ntabwo ndi bugukoze isoni. Eliya we umamirije imbere y'aba bantu, nanjye ndiba ibyo wakora byose ndamanuka muhore, ntabwo ndi bugukoze isoni. Arangije ngo atamba igitambo, amaze gushyiraho inkwi yararikaho, atemagura cya kimasa. Amaze kugitemagura asenga ishengesho twavuze hano. Ngo agejeje mu gihe cya nimugoroba, ubu turisangahe? Turisangahe mu gihe cya nimugoroba? Ese iyo ureba urabona ni nimugoroba cyangwa ni mu gitondo? Ndavuze ngo iyo ureba urabona ni nimugoroba cyangwa ni mu gitondo? Ira mugenzi ngo turi nimugoroba. Aha ni Imana ikunda gukora, aha ni Imana ikunda gukora, aha ni Imana ikunda gukora. Wageze mu gihe cya nimugoroba, reka mubwire, Bibiliya igeze avuga ngo hari kurira, ko hari umuntu nijoro ariko bwaki impundu zikavuga. Reka mubwire, wageze mu gihe cya nimugoroba, tugiye gusenga isengesho rikomeye cyane. Arasenga ngo Mana, cya mbere ya Aburahamu, cya kabiri ya Isaka, ya Isirayeli, uyu munsi sishaka cyane. Uyu munsi oya basika
sikikiri nini yasase mora umuswa yavuze ngo rero uyu munsi bimenyekane uyu munsi ariko sinzi ni unyumva ndumva ashaka guhanura ubuzima bwa uyu munsi sejo uyu munsi payasi uyu munsi papa uyu munsi mushiki wa uyu munsi mwateraniye uyu munsi kugaburira uyu munsi kwishyurira inzu uyu munsi umugabo wagutaye agaruke uyu munsi abana bamenye ubwenge uyu munsi utange minerivare uyu munsi utange akazi kawe uyu tapisa siri binimanda uyu munsi abagutaye bakugarukire uyu munsi udepoze uzabona akazi uyu munsi ugenda ubyare uyu munsi ubukwe buzaba uyu munsi uriya masaka ya minima uyu munsi doramistayaba uyu munsi abarozi bakurose bakorwa n'isoni uyu munsi urwaye urwaye utaye wakize uyu munsi amaguru urwaye uyu munsi vuga uyu munsi subiramo uyu munsi niteguye gutanga igitangaza zamura haleluya wongera uzamure haleluya uyu munsi ndashaka kugenda n'abari mu mwuka uyu munsi si kera reka mubwire Imana uko uyifata ni kwiza nuyifata niyoroheje iraza yoroheje nuyifata uriseriye iraza iriseriye ndumva ashaka kuvuga uyu munsi wacu ufite amarira uyu munsi utahe unezerewe wacu urwaye uyu munsi utahe wakize waje ufite amadeni uyu munsi kwishyurire waje ufite agahinda uyu munsi utahana amahoro zamura haleluya wongera uzamure haleluya wongera uzamure haleluya uyu munsi reka mubwire ndabona uyu munsi marayika amanukanye imiti uyu munsi urataha wakize reka mubwire uyu munsi konte yawe nta kintu cyari kiriho ariko ugiye kwakira inkuru nziza ugiye kubibonera kuri telefone yawe ko kuri konte hari icyo Imana yashyizeho ndi umuhanuzi w'Imana ndumva Imana ibwira uyu munsi zamura haleluya zamura haleluya uyu munsi amateka yawe yahinduka uyu munsi amateka yawe yahinduka uyu munsi amagambo bavuze bashobora guceceka uyu munsi yaguteza intambwe ukicara ku ntebe y'akazi mbaye ni nawe nazamura haleluya ongera sauti uzamure haleluya Gloria basakaya Gloria basikaya Gloria basatoa Jere Gloria baba Rota kaya sasema Jere Gloria sikaya baba ndakumva uyu munsi ndakubona uwohora abantu uyu munsi ndabona utanze akazi uyu munsi ndabona utanze umunezero uyu munsi ndabona abana bamenye ubwenge uyu munsi ndabona abana bambaye uyu munsi ndabona Imana itanze amafaranga uyu munsi ndabona Imana itanze inyubako uyu munsi hari abantu bamaze iminsi bari gushaka kubaka ariko byarabacanze uyu munsi Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
bagurisha byari byarazinzwe. Uyu munsi marayika arazinguye. Reka nkubwire, hari abantu bari bamaze iminsi bajya mu mihango idakama. Uyu munsi Imana ishyizemo iherezo. Ongera uzamure haleluya, ongera uzamure haleluya. Imana irambwira ngo hari abantu bari bamaze iminsi bafite uburwayi bw'umutwe, umutwe udakira. Uyu munsi Imana irakijije. Haleluya, haleluya. Hari abantu bari bafite imiryango hanze, bamaze iminsi babandikira kuri WhatsApp n'andi bakicecekera. Uyu munsi bagiye kubona mesaje nzima. Ntabwo abandi uzamure haleluya, haleluya. Reka nkubwire, ndumva Imana iraha, ndumva Imana iraha. Gira mugenzi wawe ngo irahari. Ongera uvuge ngo irahari, ongera uvuge ngo irahari, ongera uvuge ngo irahari. Imana yabwiye Yesu, iramubwira ngo ukigenda Yeriko ntuzane ibintu byinshi, wowe uzenguruke kandi ariko nugera ku mwanya wa kabiri uvuze induru n'amakoro yerekeranye, bwira mugenzi wawe ngo wari uzi ko hari Yeriko iri turwa n'uko bavuze. Muri mwese abaduta ni bake mu myaka. Ubu n'ubone kujya nibitseho imyaka, ariko nanjye narabohotse. Tugiye kuki nibikujena urebe n'imyaka ufite niyo mfite, urasanga wowe ukiri umujene, ariko njye ndabishoboye kubera Imana. Tugire gutya, twongere tugire gutya. Uyu munsi reka mbabwize ukuri, Eliya azamuye isengesho avuga ngo uyu munsi icya kabiri, ndacyari kuri iryo jambo tugiye gusenga, bimenyekane. Urashaka ko bimenyekana? Bimenyekane ko yagutetuye, bimenyekane ko yagukijije, bimenyekane ko yagukoreye ubukwe, bimenyekane ko abana bawe bazamuye, bimenyekane ko yaguhaye akazi, bimenyekane ko yagukoreye ubukwe, bimenyekane ko yagukijije. Zamura haleluya, ongera haleluya. Hari ibigiye kumenyekana, hari ibigiye kumenyekana, hari ibigiye kumenyekana, hari ibigiye kumenyekana, hari ibigiye kumenyekana. Zamura ibiganza byawe gutya, vuga ngo biramenyekanye, biramenyekanye ko wanzamuye, biramenyekanye ko wanshyize hejuru. Haleluya. Ikindi cya gatatu avuga ngo bimenyekane ko ari wowe Uwiteka. Nawe rero tugiye gusenga ko ari wowe Mana. Ndashima Imana ko bigiye kumenyekana, ndashima Imana ko bigiye kumenyekana, ndashima Imana ko bigiye kumenyekana, ndashima Imana ko bigiye kumenyekana. Bibiliya tubwira ngo Imana iri mu ijuru
irabyumva ngo imanura umuriro. Reka mubwire, hari umuriro Imana imanuye ku barozi bakuroga, hari umuriro Imana imanuye ku batihagura, hari umuriro Imana imanuye ku bakurwanya, hari umuriro Imana imanuye ku baguhigaga, abaguteretse gusa, hari umuriro Imana imanuye abakurwanyije, hari umuriro w'Imana imanuye. Umuriro w'Imana uramanutse. Vuga ngo umuriro, 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 umuriro. Icyaka vuga ngo nanjye ndi umuriro, ndi umuriro, ndi umuriro, ndi umuriro, ndi umuriro, ndi umuriro. Icyagatatu tugiye gusenga ngo umuriro w'Imana umaze kumanuka, ngo igitambo ako kanya ngo n'umukungugu urakama n'amazi arakama. Umva icyabayeho, imbaga y'abantu bose bari bamugose bahindura amagambo. Reka mvuga aka kantu, bwira mugenzi wawe bagiye guhindura amagambo, bagiye guhindura amagambo. Abari bazi ko ugiye guseba bazahindura amagambo, abari bazi ko utazaba bazahindura amagambo, abari bazi ko udashoboye bazahindura amagambo, abari bazi ko utabyara bazahindura amagambo, abari bazi ko nta muryango muri ikigo cye bazahindura amagambo. Bibiliya iratubwiye ngo bahindura iki? Bose bazamura intero imwe imwe imwe. Reka manura iki kintu, hari abagiye kugufasha gushima. Abataremeraga Imana uwo munsi barayemera, abatarayikunda uwo munsi barayikunda, abatarayihamyaga uwo munsi barayihamya. Bose bazamura amagambo ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana yamuhaye urugo rwiza, niwe Mana yamuhaye kubyara, niwe Mana yamuhaye akazi keza, niwe Mana yamuhaye gucuruza arambuye Dubai, niwe Mana. Haleluya, haleluya. Uwiteka niwe Mana, Uwiteka. Abamurwanyaga baravuga ngo Uwiteka, abatakwemera nabo baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, abagupingaga nabo baravuga ngo Uwiteka. Tugiye gusenga. Abakubonaga kera, iri ni ijambo ryiza ryanesheje, ngo bamubonaga kera agenda asabiriza, ngo bamujyaho impaka, ese niwe cyangwa se bose barahindukira ngo burya niwe. Bahamagara ababyeyi ngo nibisobanure, ababyeyi bavuga ngo nawe ni umuntu w'umugabo naza bisobanure. Numva nahagara ku ijambo rivuga ngo nawe uri umuntu w'umugabo wo kuzabara ibyawe, nawe uri umuntu w'umugabo wo kuzavuga ibya Yesu, nawe uri umuntu w'umugabo wo kuzavuga ko akiza, nawe uri umuntu w'umugabo wo kuzavuga ko abohora. Hari abo Imana ibohoye muri aya masengesho, hari abo Imana ibohoye mu masengesho. Zamura ibiganza, vuga ngo Mwami Yesu ndagushimiye kubw'ijambo ryawe uherekeje ngo rikore igitangaza. Uyu munsi bimenyekane kuri Uwiteka, mu rugo rwanjye bimenyekane, aho ntuye bimenyekane, mu kazi nkora bimenyekane, mu bana banjye bimenyekane, mu mudugudu ntuyemo bimenyekane kuri Uwiteka, kuri Uwiteka. Hari uko abantu bari banza, hari uko bandebaga, ariko uyu munsi wa none naje imbere yawe, herekeza ijambo ryawe. Uyu munsi bimenyekane kuri Uwiteka. Mana ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Uriya bashaka Zarabinitas
Gloria Basica. Zone Praifa. Jeregere. Ayata Seka. Ayata Kubrefo. Arakodeshaimo. Aredestas. Arekoprefosta. Jarabone Kotra. Jeremene Mata. Veregere Sas. Controle do power. Jabrera. Atasi imediato. Ayasi pera. L'antique de Jésus. Sans semora tangua. La piristas. Uwiteka akavugana nawe. Zote emora esas. Ndi Imana ibazi. Jotakere benefo. Lalastisiteregerema. Tidore nanzu umugisha. Veki distance mora tangoma. Tidore gutabara. Zotita la bandefo. Nje kurengera abantu banjye. Jobere taya sirimiya. Tidore mbabambiye. Nostase contra ido fostra. Tinubwo benshi mufite ubwoba bw'iminsi n'ibihe. Latastikerena. Ariko dore mbabambiye. Nimutuze. Ntacyo muzaba. Kuko ndi Uwiteka. Zopita andolore shayini mora kewa. Lalasiri binifo. Tidore ndinzi ngo zangu. Shiri daya seregere manda. Ati ngo zabeshi nzirinze gusenyuka. Kuko ndi Imana. Dopita sirigiri dofo shaya maraga. Zometaye gere dene voya saye. Ati muyo w'igisebo ku bana banje. Atayagira ibiniya. Ati dore shinganishije ibyanyu. Ati kuko hari n'ibyari bigiye gutezwa icyamu nawe. Ndi Imana yishyuye. Ndi Imana yishyuye. Pera paya sase rere bone shayini kuda. Jenetaye bene fostaye giri bene ma. Kabwira ngo ndi Imana ikijije umugongo. Lalasi ni nini waya sare bo. Jaragere nenestaya. Aterekirima. Tiriteraniro mbakuriyeho impanuka. Kuko ndi Uwiteka. Le tutta sitema ayejeregere vos. Asimandaya va. Yegere mama seka. Atiti di binima. Tinumungore come stai. Mwaje muvuga ngo rere stai. Byari ibyo turambiwe. Ati uko ari ibyo murambiwe tinange ari ibyo ndambiwe. Ati kandi nje gushyiraho iherezo. Ati nje gushyiraho iherezo. Ndi Imana ikoza amakwe ku bantu bahishije by'ukuri. Totaya sidi ribinifo. Ataya sikirimiya. Tidora babaramburiye amaboko. Tidora bahaye amahoro. Tidora bahaye umunezero. Arapita ya seregere minima. Tidore benshi abarindiye amaguru. Ati kuko bari barahumanyijwe rwose. Ati dore mbarinze kugendera ku kagare. Ati kuko bamwe abanzi banyu aricyo bashakaga. Ariko kuko ndi Uwiteka. Ati ntabwo muzagendera mu kagare kabamugaye. Tayasi dayazara bene taye gere. Arasire bene fora. Ati mutuze ndi kumwe nawe. Abantu umubyeyi yabasha kwihakana umwana we. Ariko ngiye Uwiteka ntabwo nzabihakana. Tidore ndabahetse. Ni mu mugongo wanjye. Kandi ntawe uzabakura mu mugongo wanjye. Tibana banjye
mwakire amahoro niko Uwiteka avuganye nawe